Shalom shalom bakundwa shalom bene data muri mwese Yesu Kristo mwamwishe byose abamugisha. Uno munsi turi ku cyumweru, turi kuri Pasika. Amina, haleluya. Turi kuri Pasika aho twizihiza gupfa no kuzuka bya Kristo Yesu umwami wacu w'ibihe byose. Amina. No kuri no munsi w'ibyishimo, no munsi tudafite uko twavuga, no munsi rwose bene data tujya tutabona uko dushaka kuba twavuga ati bimeze bitya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uno munsi ni ibiganiro bihari, ntabwo tuvuga byinshi, ariko icyo turiko twizihiza gupfa no kuzuka bya Kristo bene data. Message hari ni imwe gusa, nuko tugomba kwicara tukamenya ko turi muri Kristo umwami wacu byose, kandi atugira neza uko bukeye ko bwije, kandi ajya twitaho amajya n'amazi. Amina, haleluya. Uno munsi icyo dushaka kuganiraho ni ikintu kimwe gusa, kandi numva kingira akamaro. Amen. Numva ko gikomeye ku buryo umuntu uwo ari wese ashaka kwicara akavuga ati bo ibintu bimeze gute. Kuko mu mibereho yacu tugomba kwicara tuvuga kuko umwami wacu atugira neza, agira neza, ahugira neza. Ariko nk'umuntu ukunda Imana, umuntu w'umukristo, uno munsi niwo munsi dufite ukomeye mu bihe byacu, ubwo twibuka Kristo umwami Imana. Ni ukuri ngo ajya gutekereza ku mwana w'umuntu amaze gukora ikibi, amaze gukora icyaha. Imana imaze ngo kurakara, ikabona ko umwana w'umuntu ngo yarengereye akajya ahantu hakomeye. Amen. Imana imaze kwicuza ngo kwekera ari umwana w'umuntu, ivuga ati umwana w'umuntu ugiye kumurimbura burundu, nta kuzongera kubaho kundi. Amen. Ariko Imana yacu ibirengaho ngo haba icyicaro mu bwami bw'ijuru. Amina. Imana yacu rero ukuntu ijya idukorera bene data birarenze. Icyo ugomba kumenya ko nuko kino gihe aho twicaye bene data, turi mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi kuva kuri Kristo Yesu. Ubu turi mu bihe by'ubuntu n'imbabazi Imana yatugiriye. Urazi ko kera abantu Kristo ataraza, uwakoraga icyaha yahitanirwa aho ngaho, ariko kwa turi umuntu n'imbabazi, niyo mpamvu dukora. Abantu bakavanziha nejo zakurika. Ariko najya kubwiye bene data uno munsi umenye ko ikintu ukwiriye, ikintu nkwiriye, cyangwa ikintu dukwiriye twembi, nuko tumenya ko Kristo umwe wacu yose, iyo ukoze icyaha umusubije ku musaraba. Amen. Isomo tugiye ko no munsi ni isomo rigiye gusa n'iryo umubabaro wa Kristo. Amen. Tujya duhura n'ibihe hari ahantu Yesu amari i Getsemane. Yesu ari mu gashamba k'i Getsemane, yagiye ahantu arasenga Imana yihereye ngo Mana, ngo ni igiki gitumye, ni igiki kikumpebesheje. Urumva yari mu mubiri wa kimuntu, yarageze mu mubiri wa kimuntu, ari mu muntu, ngavuga ngo Mana ni igiki kikumpebesheje. Yumva ko hari ahantu Imana donc imusize akavuga ati ni iki kikumpebesheje. Natwe abantu tujya duhura n'ibibazo bitandukanye, tukumva tukiheba, tuvuga ati Mana ni iki gituye. Niho usanga hari imvugo z'abantu bajya bavuga ngo jewe Imana yarampebye, Imana ntabwo inzi, sinzi icyo Imana yampoye. No, n'igihe cyawe cya kigeze. Hari igihe tujya tugeramo tukiherera, ukana kuba byarangiye, ariko Imana ibihari mwene data. Amen. Niyo mpamvu n'uno munsi tujya kwiga ikintu gisa n'icyo ngicyo. Kuko ko Yesu yabwiye abigishwa be amaze kurangiza gusenga, araza basanga aho bari, asanga bahondobereye, basinziriye. Aravuga ati ko muryanjye mwakanze mugasenga Imana ukaba amaso, ntimuterwe. Amen. Reka ntitujya ducibwa intege n'ibintu bijya bitugeraho, ahubwo kino gihe kigiye kitubera ko ari igihe cy'ubutsinzi muri ibyo byose duhura nabyo. Amina, haleluya. Niyo mpamvu uno munsi tugiye kuganira ku muntu bita Dawidi. Dawidi muramuzi, ni umuntu yakoze ibikomeye, ariko kandi yakoze ibishimwa n'Imana. Amen. Dawidi yabaye umwizerwa ku Mana bikomeye cyane, nubwo anyuze muri byinshi, mu manyanga menshi, ariko yabaye ukunzwe n'Imana. Amen, haleluya. Niyo mpamvu no munsi tujya twikorera ukuntu iyo tubabaje Kristo Yesu. Amen. Iyo tubabaje Yesu Kristo, ni iki gikoreka ngo umusubije ku musaraba. Yaje kudukorera ibyiza,
ibyiza nibyo yaduhaye, ariko twebwe hari igihe tujya dukora ibitandukanye n'ibyo twakagombye kumukorera. Amen. Kugira ngo tumwiture neza yatugiriye. Burya mwene data, mu mibereho yacu tubaho, jya ugira ineza, tujye tugira ineza, ujye ugira ineza, kuko ineza ni ikintu, ayo ineza ni gutera umuntu gukunda, kuko ineza kandi iranaguherekeza. Ni nacyo tuzareba mu masomo ari imbere. Tuzareba ineza Dawidi, tuzamwigaho iki tuyevuga kuri Dawidi, n'ubutaha isomo tuzega kuri Dawidi na Yonatani, ukuntu bagiye urukundo kubera ineza gusa, ibintu bijya bijyana n'ineza. Noneho uno munsi tugiye kwiga kuri Dawidi na Sawuli, umwami Sawuli na Dawidi ukuntu babayeho, kandi Dawidi yagerageje gukora ibyiza, ariko Sawuli ntabwo yigeze kubibona. Niyo mpamvu turi mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi, tujya tunanirwa no kumenya ibihe byacu, tukamenya igihe ukuntu tugitwara, ugasanga nibwo dukoze amakosa akomeye, kutamenya gukontorora ibihe. Amen, haleluya. Ibihe iyo tubihawe tujya tugomba kubikoresha. Niyo mpamvu hano tugiye gusoma ijambo, Yesu ashimwe, tugiye gusoma ijambo riri muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice 27. Amen. Samweli wa mbere ibice 27. Turasoma imirongo nk'ibiri yonyine, cyangwa se dusoma umurongo umwe wonyine. Reka dusome izina rya Yesu. Ngo Dawidi ariheba ahungira mu Bafilisitiya. Iyo musomye inkuru za Dawidi na Sawuli, ugakomeza n'imbere na ba Yonatani n'abandi, imibereho ya Dawidi, hano Dawidi yakoze gikomeye, ariko Sawuli ntiyigera amenya ineza Dawidi arimo akora. Ni nkuko natwe kwino gihe hari abantu tutamenya neza Kristo yaje kudukorera, tutamenya impamvu yaje kutwitangira, yadupfiriye ku musaraba Igorogota, agahambwa, akasuka ku munsi wa gatatu, ariho turiko turizihiza uno munsi. Amina, haleluya. Sawuli ntiyamenye neza. Murazi ko Sawuli yabaye mu bihe bikomeye, yabaye mu bihe by'intambara n'Abafilisitiya, abamenye intambara n'abandi bantu benshi bahigaga ubwoko bwa Isirayeli, ariko bigerewe akajya fatwe n'ibintu ngagira atumutwe, abura ubwenge, biramucanga. Noneho ngo kurya ngo akaba nk'umusazi, ariko ngo waza gutekereza ngo hari umwana, hari umusore uragira intama, uzi gucuranga inanga, ngo bamuzanye ashaka gushimisha umwami. Amen, haleluya. Dawidi baramuzana ibwami kwa Sawuli. Amen. Bamuzanye Dawidi, ngo ko Sawuli yagiraga uburakari, bakabona umutima urahindutse, ngo Dawidi batamwegereza agakora ku nanga. Amen, haleluya. Agakora ku nanga, agacuranga, umwami akongera akishima, gakuva umutima uguwe neza. Amen. Akuva umutima uguwe neza. Yesu ashimwe cyane. Ariko Sawuli ntigeze amenya ibihe, ntigeze amenya ukuntu ari karigirirwa neza na Dawidi, ntigeze amenya neza ukuntu akagirirwa na Dawidi. Ni nkuko natwe tutiga tumenye neza twagiriwe na Yesu Kristo, ugasanga tuguma mu bintu bitamushimishije, ugaguma mu bintu byitesha ko hari igihe tugomba kubaho, abantu kujya tubaraga ko hari igihe tugomba kumera twabatibo, tugomba kujya muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. None hano ngo reka dusome kuri 27 umurongo wa ngo hanyuma Dawidi yibwira mu mutima wati, nta kibuza, hariho umunsi Sawuli azanyica. Amina. Icyo gihe murazi ko Dawidi yawe n'intambara ikomeye. Muri icyo gihe kubera ibyabaye iyo musomye hari mu bice bya mbere muri Samweli wa mbere, urabona imibereho ya Dawidi, ibintu yagiye akora mu gihugu cya Isirayeli, ariko n'uyu Sawuli kubyogira Sawuli amugirira uburakari, amugirira ishyari kubera ibintu Dawidi yakora bikomeye, bigashimwa n'abantu ubwoko bwa Isirayeli. Bati Dawidi, uraza bamutatse, Dawidi Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi we yishe ibintu by'inzovu, yishe inzovu. Ibyo bintu byose bitera kugambana, bitera ishyari, agira ishyari Dawidi. Ngo noneho ariko Dawidi ngo bigeze igihe yaramaze kumusha inshuro nyinshi kumwica. Amen. Murabizi ashaka kumwica, muraza ashaka muteye icumu, kugezaho igihe akora umugambi n'abantu bakora ibwami. Sawuli akora umugambi wo kugambana na Dawidi, ariko agaza kwirirwa ibanga n'umuhungu wese Yonatani. Amen. Ariko ibyo tuzabigiraho nyuma. Ngo noneho ngo nta nama iruta ko nshikira mu gihugu cy'Abafilisitiya, byatuma Sawuli arambirwa kongera kumushakira
ku nkiko za Isirayeli zose, uko niko nzamucika nkamukira. Amen. Umva Dawidi yakoreye ibintu byiza umwami Sawuli, aramuririmbira, aramucurangira, akora ibintu byiza yewe bishimisha umutima wa Sawuli, akumva amerewe neza, akumva aranezerewe, akumva aguwe neza. Ni nkuko na Kristo yaje adukorera ibikomeye, tugubwa neza, abantu tubona amahoro, turidegembya. Amina, haleluya. Adukuriraho kongera gutanga inuma, adukora kongera gutanga intama, abagazi b'intama, adukora kuna intunguranye, ariko araza batigiye gutanga amaraso, uzanyizera wese azakoresha amaraso azakira. Amina, amina. Ariko Dawidi hano nawe yakoreye ibikomeye Sawuli yari umwami yatowe n'Imana kugira ayobore ubwoko bwa Isirayeli. Amina, haleluya. Ariko bigeze aho agira ibibazo, Dawidi araza amugusha neza, amukafasha intambara zikomeye, akora ibikomeye, agwana ku bwoko bwa Isirayeli. Amen. Ariko Sawuli ntiyigeze amenya ibihe, ntiyigeze amenya bene data icyo Imana ishaka gukora kugira amenye uriya Dawidi ikintu arimo arakora. Ariko bigeze aho ikibabaje, Dawidi abona ibintu uko bigenda byegera imbere, uko ashaka kumwica. Dawidi aribwira mu mutima we. Amina, haleluya. Buri umutima ugize agahinda n'ikintu gikomeye, aribwira mu mutima we ngo nta kibuza kubyo Sawuli amaze gukora, nta kibuza. Hariho umunsi umwe Sawuli azanyica. Dawidi ngaribabara mu mutima, aribwira ati hari umunsi umwe, arashavura, agira umubabaro ngo hari umunsi umwe Sawuli azanyica. Noneho kubera ko Sawuli yibagiwe ibihe nicyo Sawuli ariko aramukorera kugira agubwe neza, akomeze gutegeka ubwoko bwa Isirayeli. Dawidi agezaho aricuza ati nta yindi nama nakwigira umutima, ngiye ahandi mu zindi nkike za Yerusalemu Sawuli yakomeza kampiga. Murabizi inshuro yamuhize ni nyinshi, ariko aranga no kumwica. Mwabisoma mukabikomeza mukareba. Ariko icyo dushaka kumenya kano nkino, kumenya umwanya turimo, ugashima Imana, ukamenya umwanya urimo no kugomba kuwukoresha. Sawuli umwanya we ntabwo yawukoresheje mu buryo bukwiriye. Sawuli ntabwo yakoresheje umwanya bukwiriye, ntiyamenye ubwenge bwo kumenya icyo Dawidi ariko arakora ubwoko bwa Isirayeli, kari karamufasha kurwanya abanzi. Ariko we ahubwo ashakaga agiye kumwimura ku ngoma, agiye kumukura ku ngoma. Ni nkuko natwe hari bamwe cyangwa tutamenye, abantu tutamenye icyo Kristo Yesu yaje kudukorera kugira tujye twituri neza. Buya na Sawuli yagomba kwituri neza Dawidi kubyo arimo arakora, akora ubwoko bwa Isirayeli. Natwe niko tabyo twibagirwa byo Kristo yadukoreye, yaje kutwanda atanga ubuzima bwe, atanga ubugingo bwe, maraso yarameneka ku bwacu, ntitujya tubimenya. Amina, haleluya. Dawidi umva igikomeye kugira atekereza bene data kujya mu gihugu cy'Abafilisitiya. Kandi muzi intambara ubwoko bwa Isirayeli bwarwana n'Abafilisitiya. Aravuga ati nimpungira mu nkike za Isirayeli, byanga bikunda azashakisha ngo yigira inama yo kujya mu bwoko bwa Bafilisitiya, akaba yajya guhungira. Mutekereze nama ukuntu bari abanzi ba, ariko agatekereza ati reka njye mu Bafilisitiya, ashaka kutazampiga. Amina, haleluya. Kuko iyo usomye hariya, iyo ukomeje, uyu mwami Akishi yari mu Bafilisitiya hariya hepfo, ariko agezeyo Dawidi amwakira. Akishi yaramwakiriye, amuha n'ahantu ho gutegeka bita ngo ni Igati. Ugiye muri hariya mbiri ya bice byo warahabona, harahari Agigati. Noneho agezaho aravuga ati nta kundi, kandi umwami w'Umufilisitiya yaramwakiriye, amenya ko yakiriye umuntu ukomeye, aramumenya Dawidi. Iyo ukomeje ugasoma hariya hasi ngo byagezaho uyu mwami ashaka gutera ubwoko bwa Isirayeli, ajya no kubwira Dawidi ngo tuzajyana mu ngabo zanjye. Hari bitero Dawidi yagiye akora hano hafi za Egiputa, ariko ngakica abantu bose, nta n'umugore yasigaza ngo atazagira uzabari muri bwami y'ukuntu yakoze urwo rugamba. Ariko yajya gutanga raporo ku ibwami, agahita avuga ngo ari kurwana n'Abisirayeli. Mwumva ubwenge yakoresha Dawidi, kandi yisha abantu mu Bafilisitiya hafi za Egiputa.
ikabanyaga ibintu byose kugira abone ibimutunga. Amina, haleluya. Ariko bumve bene data, isomo ry'uno munsi dushaka menya gukoresha igihe. Natwe turi mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi. Amina, haleluya. Turi mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi twawe na Kristo aduha amaraso. Niyo mpamvu tujya twibaza ibintu tugakora ibyo twishakiye. Ari cyo twakagombye kumenya icyo gihe Kristo yaduhaye uko tugomba kugikoresha. Reka uno munsi bene data twibuka gupfa no kuzuka bya Kristo Yesu. Tumenye igihe yaduhaye, tumenye ibihe byacu. Kuko iyo tubikoreshe nabi bitubera bibi. Amina, haleluya. Byazatuzanira ikibazo. Niyo mpamvu na Sawuli yanze kumenya igihe Dawidi arimo amufasha mu murimo wo gutunga ubwoko bwa Isirayeli, gukomeza ku bwoko bwa Isirayeli. Ntiyamenye igihe, ariko akomeza kwibwira mu mutima we kwica Dawidi. Ntiyamenye ko ariko ahiga umuntu ukomeye. Muri aya makuru murayazi, ntabwo ari biremura no kwibukiranya gusa. Murazi ko Sawuli ko byarangiye Dawidi ari bigimye ingoma. Kubera iki? Sawuli ntiyigeze amenya umwanya arimo nuko agomba kuwukoresha. Ntigira amenya agaciro Dawidi yamumariye ibwami, aho yamucurangira afashe inanga arimo aracuranga ngo umwami akishima agasinzira agatuza, ngo Dawidi yahagarika gucuranga ingoma inanga ye, ngo umwami akongera akasa nk'ubaye nk'umusazi, kubera byari byaramurenze, byari byaramucanze bene data. Amina. Rero mwene data nagomba reka tumenye umwanya tuba turimo nuko tugomba kuwukoresha. Tumenye umwanya Kristo Yesu yaduhaye, aza kutwitangira, akemera, agakubagurwa, agakubitwa inkoni nyinshi, akabambwa ku musaraba, agakora ibiki. Tumenye uwo mwanya yaduhaye uwo ari wo. Tumenye bene data. Nubwo twanyuze muri byinshi, tugarukire kuri Kristo Yesu, agomba kutwakira kuko ari ku ntebe y'imbabazi. Amina, haleluya. Imana ibaha umugisha. Nicyo kintu nakwifuriza, niyifuriza nanjye ubwanjye, nkwifuriza, twifurizanya twembi kugira tuzararwe ubugingo butazashira. Reka tumenye imyanya yacu. Umenye umwanya wanjye, umenye umwanya wawe mwene data, kugira ngo tuwukoreshe neza, noneho dushimishe ngo nibyo byishimo twaha Kristo Yesu yatubambiwe. Iyo na Sawuli aza kumenya umwanya Dawidi arimo amuha, agafata umwanya wo gucuranga, akava mu ntama akaza agacuranga, akabibwami akaza acurangira umwami, ngo ukabyutsa agacuranga, ukarakaye agacuranga. Sawuli yamenye uriya mwanya, byari kugenda neza. Kandi Dawidi ntabwo byose biba biri ku mugambi w'Imana. Nuko bene data bakundwa, nshuti banjye, ikiganiro cy'uno munsi niryo jambo nashaka ngo twigeho, kumenya umwanya. Ntabwo mvuze ku bya Pasika, murabizi, ahubwo nateguye ijambo rijyanye no kumenya ibihe turimo, kuko ibyo Yesu yakoze, ko Yesu amwe ko ntabwo nje kuvanaho ibyari bihari. Urazi ko Kristo Yesu aje nyuma y'iki cy'aba Dawidi imyaka myinshi cyane, ariko yari mu nzira z'abakoreye Imana, akaza zigendamo ukuri rwose, akazisohoza neza. Nibyo bihe tujya tunyuramo, kandi nkakubwira ati umva, igihe cyose ugomba kubamo, ntukihebe ngo bitume udakora ibyo Kristo ashaka. Ntukihebe ngo bitume udakora ibyo Kristo ashaka. Na Dawidi yarihebye, arahungira mu Bafilisitiya kubera iki? Yari umuntu, ariko Imana yaje nyuma ikora ibikomeye, yima ingoma aho umwami wa Isirayeli. Amina. Nawe mwene data, ntukihebe, ahubwo umenye ko ugomba gukoresha igihe cyawe, ugomba gukoresha igihe urimo. Reka nanjye menye igihe ugomba gukoresha igihe ndimo, kugira twese tuzagere mu bugingo butazashira. Bene data, nshuti bakundwa, ikiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose cy'uno munsi kuri Pasika, twizihiza ipfa n'izuka rya Kristo Yesu, umwami wacu, umwami w'ibihe byose, ntakigarukiye. Nkwifurije kumenya umwanya, kandi nanjye nifurije kumenya umwanya wanjye. Yesu aduhana umugisha hamwe, kandi akomeza twiteho muri byose, ajya turagiza ikiganza cye cy'iburyo. Shalom, shalom.